Amahoro y'Imana nabane namwe inshuti zacu. Iyi ni Isoko Media, reka nguhe ikaze muri uyu mwanya aho naguteguriye inkuru igendanye n'iyobokamana ivuga ku mabwiriza agenga korali, itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana n'umuririmbyi ku giti cye mu itorero ADEPR. Benshi bakomeje kuvuga byinshi kuri aya mabwiriza batayumva kimwe, ndetse yewe n'abadasengera muri iri torero rya ADEPR bakomeje kugenda banenga aya mabwiriza, bavuga ko adakwiriye, bavuga ko batari kuyumva neza, ariko reka turebe ukuri guhari. Nk'uko ubibona kuri sikirini, urwego rw'igihugu RGB rwashyizeho komite y'inzibacyuho y'umuryango ADEPR, nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rukuyeho inzego z'ubuyobozi z'umuryango ushingiye ku myemerere wa ADEPR, ikanakura ku nshingano abari abayobozi mu nzego nkuru z'ubuyobozi kuko batabashije kubahiriza inshingano ziteganywa n'amategeko. Mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'iki kibazo, RGB yashyizeho komite iyobora ADEPR mu gihe cy'inzibacyuho igizwe n'abantu 5 bakurikira: Pastor Ndayizeye Isaie yagizwe umuyobozi mukuru wa komite y'inzibacyuho, akaba anahagarariye umuryango mu rwego rw'amategeko. Pastor Rutagarama Eugene yagizwe umuyobozi wungirijwe. Pastori Budiyeri Herman yagizwe umuyobozi nshingwabikorwa muri ADEPR. Madamu Umuhoza Aurélie yagizwe umuyobozi ushinzwe umutungo, imari n'imishinga muri ADEPR. Madamu Kayitesi Vestine aba umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi muri ADEPR. Iyi rero niyo komite y'inzibacyuho yashyizweho na RGB, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Iyi komite rero yari yashyizweho, ikaba yari ifite igihe kingana n'amezi 12 uhereye ku wa 8 z'ukwa 10 2020. Icyo gihe ariko kikaba cyarashoboraga kongerwa igihe bibaye ngombwa. Komite rero ikaba yari ifite inshingano z'ingenzi zikurikira. By'umwihariko rero uri kwibaza impamvu wenda ndi kugusomera iri tangazo rya RGB, ariko tegereza gato uraza kumenya iyo mpamvu. Iyi komite ari naho turashinga gati cyane, ikaba yari ifite inshingano z'ingenzi zikurikira: kuvugurura imiyoborere, amategeko, inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo ndetse n'imikoranire muri ADEPR. Inshingano ya kabiri: gushyiraho uburyo buhamye kandi butanga umuti urambye wo kubaka ADEPR. Ingingo ya gatatu yari gukoresha igenzura cyangwa se audit ry'imikorere, abakozi n'umutungo bya ADEPR kugira ngo rifashe muri ayo mavugurura. Ingingo ya 4 ari nayo ya nyuma ni ukwemeza no gushyira mu bikorwa amavugurura muri ADEPR. Rero hano izi ngingo zirahita zikwinjiza neza impamvu hagenda hasohoka amabwiriza mashya, andi akavugururwa, akwiye kugenga imikorere muri ADEPR. Rero ngira ngo abayobozi bayoboye itorero ADEPR, kuko nari nabikubwiye, kuva muri 2020 mu kwa 10 uri kubabona, ukaba wakibaza ngo mbese inzibacyuho y'amezi 12 ntiyarangiye? Ubwo rero nk'uko nari nabikubwiye muri rya tangazo ko itangazo ryavugaga ko igihe gishobora kongerwa bibaye ngombwa, ubwo rero urumva ko byabaye ngombwa ko igihe cyongerwa, akaba ariyo mpamvu aba bayobozi bakiyoboye itorero ADEPR. Gusa ariko ntibakora bonyine, kubera yuko hari n'abayobozi bayoboye indembo nabo bakuru, ngira ngo nabo uri kubabona, bakaba bafatanya na komite mu mavugurura mashya mu itorero ADEPR
ndetse hari n'abandi bo mu nzego zindi zitandukanye, abaparuwasi, kugeza no ku bayobora amatorero atandukanye ari muri ayo maparuwasi, nabo bafatanya n'ubuyobozi bukuru umunsi ku wundi mu gushyira mu bikorwa amavugurura mu itorero nk'uko nabikubwiye. Aya mabwiriza rero yo kuwa 17 z'ukwa 11 2025 agenga korali itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana n'umuririmbyi ku giti cye mu itorero ADEPR. Ni amabwiriza yamanje gusuzumwa no kwemezwa n'inama nkuru y'abashumba y'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADEPR. Ryamanje gusubira ku mabwiriza agenga abaririmbyi yari yarakozwe kuwa 16 Werurwe 2018. Gusa twibanze ku mutwe wa gatatu w'aya mabwiriza ahavuga ku mikorere y'umuririmbyi ku giti cye wemewe mu itorero ADEPR. Ingingo ya 47, ibyo umuririmbyi ku giti cye wemewe mu itorero ADEPR agomba kuba yujuje. Mu byo agomba kuba yujuje harimo ibi bikurikira: kuba afite imyaka nibura 18 y'ubukure, kuba amaze nibura amezi 6 ari umunyetorero w'itorero ADEPR, kuba afite umuhamagaro n'ubushobozi, azi neza gusoma, kwandika no kubara, kuba indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba arangwa n'imbuto z'umwuka wera, kuba yitabira gahunda z'itorero, kuba indirimbo ze zishingiye ku ijambo ry'Imana. Aho abantu benshi bakomeje gushinga agati bavuga byinshi mu bitangazamakuru bitandukanye, mu banyamakuru batandukanye, yaba abazwi cyane bafite ibitangazamakuru binakomeye, bakomeje kugaruka kuri ingingo ivuga ngo kuba afite imyaka 18 y'ubukure. Ibi rero byahise bituma nibaza kuri population cyangwa se population y'u Rwanda uko ingana muri uyu mwaka wa 2025, nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare kigaragaza ko abanyarwanda twese ubu turi 14,14,808 n'abantu 214. Ntabwo kandi natuje, nahise nibaza ngo mbese muri izo 14,000,000 zirenga, urubyiruko ruri munsi y'imyaka 18 bo bangana gute? Ngendeye rero ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo Situation of Children in Rwanda UNICEF, bwagaragaje ko over 45% of Rwanda's population is under 18. Ibi bigaragaza ko rero mu Rwanda hari urubyiruko rwinshi rukiri mu myaka y'ubuto, aho abagera kuri 5,000,000 zirenga bari munsi y'imyaka 18. Noneho kandi ukibaza ngo ibigo byigisha ubugeni n'ubuhanzi nabyo ko bifite abana bari munsi y'imyaka 18 biga ubwo buhanzi ndetse n'izindi mpano zitandukanye bakaba bazifite. Abo bana impano ubundi zigaragara zikiri ntoya cyangwa se mu myaka y'ubuto. Ni gute rero wakwibaza ngo nk'itorero nk'umufatanyabikorwa wa leta rikwiye kuba ritera inkunga n'abo bana ahubwo bafite izo mpano zikazamuka? Kubera yuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. N'aba tubona mu ma worship teams, mu makorali akomeye, batangiye kuririmba bakiri batoya. Ugiye ubabaza batangiye kuririmba muri Sunday schools, bakagenda bazamura impano zabo. Ngira ngo rero ikibazo si uko umuntu yaba umuhanzi ku giti cye, hari n'abahanzi ku giti cyabo tubona baririmba mu makorali kandi ugasanga nta kibazo
biteje. Ntekereza ko rero kuba umwana akiri mutoya ahubwo impano ye nibwo ikura, agakura afite ubunyamwuga bwinshi mu mwuga we w'uburirimbyi. Rero ibi biri gutera abantu benshi kuvuga amagambo menshi, bakavuga ngo mbese kuki bisa naho iri bwiriza ryasohotse risa naho riri kubangamira uburenganzira bw'abana, bakavuga ko kubuza umuntu kugaragaza impano ugendeye ku myaka atari byo, kubera yuko Imana ikoresha umuntu ititaye ku myaka afite, ahubwo bigendanye n'icyo Imana ishaka kumukoresha cyangwa se n'umuhamagaro we Imana yamushyizemo. Ingingo kandi ya 20 y'aya mabwiriza ivuga ku byo utorerwa kujya muri komite ya korali cyangwa iby'itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana agomba kuba yujuje. Harimo kuri puwe ya 7 ivuga ko uretse ku mwanya wa perezida n'uwa visi perezida ba korali cyangwa b'itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bagomba kuba bafite nibura amashuri 6 yisumbuye. Abandi bari muri komite bagomba kuba nibura bararangije amashuri 3 yisumbuye. Hano hari abantu bagiye babyumva nabi bavuga ngo korali cyangwa se itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana rigomba kuyoborwa n'umuntu washoje kaminuza. Nyamara ngira ngo ibwiriza hano riragaragara neza ko agomba kuba ari umuntu washoje amashuri 6 yisumbuye. Abandi bari muri komite ya korali cyangwa se y'itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana nabo bakaba bagomba kuba barashoje amashuri 3 yisumbuye. Gusa ibi byagiye bitera abantu impaka nyinshi muri bo, bavuga bati se umuhamagaro uri guhuzwa gute n'amashuri? Bakavuga bati abantu bashobora kuba barize ariko nta muhamagaro wo mu by'Imana bafite, ariko ugasanga hari umuntu utarize ufite umuhamagaro kuruta na wa wundi wize, kubera ko ibintu by'Imana ntabwo bigendera ku by'isi yubaka, ahubwo byo birihariye cyane. Rero ibi byagiye bitera abantu kwibaza ngo mbese umurimo w'Imana ko ari uw'Imana, ni ukubera iki amashuri yakibandwaho? Ariko kandi ntabwo tuba dukwiye kwiragagiza yuko turi mu isi y'iterambere, kandi itorero cyangwa se amadini turacyari mu isi, aho natwe turi abakristo ariko tugomba kuyoboka amashuri tukiga, tukamenya gusoma no kwandika, mbese tukagendana n'aho icyerekezo cy'isi kiri kutuganisha, ariko tutayoborwa n'iby'isi ahubwo tuyoborwa n'iby'ijuru. Rero kuba korali yagira umuntu uri mu mwuka w'Imana ariko utazi gusoma no kwandika, nabwo ni ugusigara inyuma mu buryo bw'umubiri. Cyane ko kandi iyo ibyo mu mubiri bitagenda neza, akenshi no mu mwuka ntabwo biba bimeze neza. Mbega bigomba kuba biringaniye, ukaba ugendana n'aho isi igeze, ariko kandi uri n'umuntu umenya aho iby'ijuru bigeze, umenya amakuru y'ijuru, utarasigaye inyuma. Ibyo bizatuma uba umuyobozi mwiza, uyobora abantu ubageze ku Mana, ndetse nawe udasigaye utameze nk'icyapa kiyobora abandi, ariko cyo ngo ntikigere aho abandi bagera. Aya mabwiriza rero akaba yaratangiye kubahirizwa kuva tariki ya 17 z'ukwa 11 2025. Ngayo nguko rero mu mpera z'uyu mwaka amakorali, amatsinda yo kuramya ndetse n'abaririmbyi ku giti cyabo bashyiriweho amabwiriza akwiye kubayobora muri uyu murimo, atari ayo kubaca intege, ahubwo ari ayo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka, ivugabutumwa rigere kure, kandi ubuyobozi bwemera kwakira ibitekerezo by'abakristo
Ni ahanyu rero, ni ahacu kugira ngo dutange ibitekerezo byubaka bidasenya umurimo w'Imana, kubera yuko umurimo ni uw'Imana kurusha uko umuntu wese abitekereza, kurusha uko wabishyira kuri mugenzi wawe. Imana icyo igutegeka gukora mu mutima wawe ugikore, kandi ngira ngo ijambo ry'Imana rirahari ngo rituyobore. Ni wo muyoboro mwiza wakuyobora ukazagera ku Mana bitanyuze mu bantu. Gusa nanone ntitwirengagize ko Imana izatuvugisha cyangwa se izaduha umugisha binyuze mu bantu. Dukwiye rero kubana amahoro, nk'uko Bibiliya ivuga ngo kurwanya uruhande, niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro. Rero umwuka w'Imana atari muri twebwe ntaho twagera, nta naho twava. Ngira ngo Yesu agiye kujya mu ijuru avuze ngo birakwiriye ko ngenda kugira ngo umwuka wanjye azaze muri mwebwe, asigare abayobora muri iyi si mu gihe nzaba ntagihari live. Kubera yuko yabonaga ko twambaye umubiri, kandi umubiri wacu ucika intege vuba, urambirwa vuba, tudafite izindi mbaraga tutazagera ku Mana. Rero umwuka wera yaraje ni udufasha mu bintu byose, kwihangana, kubaho nk'uko ashaka. Ibyo ni byo umukristo wese akwiriye. Rero Imana ibahe umugisha. Ngayo nguko amakuru yaragezweho, naho ubutaha.